Hello, ndagusuhuje reka nguhe ikaze hano kuri online class 1 Kinyarwanda channel kandi nawe nkwifuriza umwaka mushya muhire wa 2025. Uyu munsi rero nakuzaniye mu buryo bwo gukora video z'abana ubundi ukazaploadinga kuri YouTube nawe ugatangira gukora amafaranga kuri YouTube wifashishije aya mavideo y'abana, kandi murabizi ko aya mavideo akunze gutrendinga cyane bitewe nuko abakunzwe. Okay, turifashisha rero ibintu bibiri bigiye bitandukanye. Murabona ko ahandi ni muri Canva na hano murabona ko ChatGPT ifunguye. Ubundi tugiye kwifashisha izo tools. Zombi ubundi dukore video y'abana. Nawe nuba wakurikiye video kugera irangiye uraba ufite ubushobozi bwo kuba watangira ukaba wakora lyrics, then wamara gukora lyrics ukaza ukayikora amavideo, ubundi ukagenda ukayaploadinga kuri YouTube ugatangira ugakorera amafaranga. Okay, katureke gutinda rero. Ubundi murabona uko natangiye, naje hano kuri ChatGPT ndayibwira ngo create for me an alphabet lyrics from A to E. Murabona lyrics yambaye ni ngiyi kanye. Lyrics niyo naje nkoramo indirimbo. Ubundi ngiye kujya muri Canva na editing ya ndirimbo yanjye. Nagahe gato cyane ku buryo uba umaze kubona video nyine imeze uko. Okay, ChatGPT ndakeka mu mavideo yanjye y'imbere irahari. Niba utazi kuyikoresha, niba utazi uburyo ushobora kuyandikisha, ndayishyiraho hano muri description. Uraza kuyifashisha urebe ukuntu ufungura ChatGPT ubundi nuko watangira kuyikoresha. Okay, reka tuze hano kuri Canva rero turebe ngo ko turabigenza gute. Ubundi Canva na igira application cyangwa se ukaba wayikoresha kuri Google Chrome udateze kudownloadinga application, ariko na application irayifite. Ikindi cya kabiri nuko Canva ifite uburyo bwo kuyikoresha yishyuwe cyangwa se ukaba wayikoresha nk'umunyeshuri. Aribyo bino muri kubona ndi gukoresha, ni free plan ariko yateganyirijwe abanyeshuri. Okay, uraza rero fungure tab muri device uri gukoresha, then uze ushake Canva. Numara gushaka Canva kande enter, then numara gukanda enter uze ukirika hano kuri iyi link ya mbere. Ubundi utegereze gato bifunguke. Bimara gufunguka uraza bikugeza ahantu hameze uko. Numara kugera hano urahitamo hano kuri YouTube, kubera ko video tugiye gukora turayaploadinga kuri YouTube. Then ukande hariya. Numara kuhakanda urategereza gake bihite bifunguke uko. Ndabona network iri kugenda buhoro ariko sinzi, ariko biragera aho bize. Then bimara gufunguka uku, aha niho ndi, ni hano. Okay, tugiye kureba rero ese ni gute wakora tuno tuntu twose muri kubona nakoze, ukuntu washyiramo uduklips cyangwa se ibintu bigiye bitandukanye, ubundi kaba video ikagera aho uyaploadinga, ukuntu washyiramo ira lyrics cyangwa se ira ndirimbo n'ibindi bigiye bitandukanye. Okay, tudatinze rero reka twakira abantu bashasha. Niba uri mushasha kabisa, gerageza ukande subscribe kugira ngo izi video zitazajya zigucika, then ukande no kunzogera kugira ujye umenyeshwa ako kanya igihe kwa uploadinze video dukomezanye urugendo. Then ikindi, niba wari uhasanzwe gerageza ukande like, then unasharinge n'abandi batazi online class 1 Kinyarwanda channel nabo ibashe kubageraho. Okay, reka tureke gutinda. Aka kambere nagakoze, but igihe usanze kano kadakozeho kubera ubwa mbere ifunguye, urasangaho aka kamwe. Uraza ugakandeho rero. Numara kugakandaho ubwo bivuze ko ugiye gukora video muri iyi, birahita biba guke. Then muri ya lyrics mfite murabona ko A is for apple, red and round. Ubwo ni ukuvuga ko turaba dufite fruit yitwa
apple then na rya jambo a then na apple. Turaza hano muri Canva then tuze hano handitse ngo element, urahabona hano mu ruhande rw'ibumoso. Tumara kuhakanda tuze turaza dushake apple, wenda kubera ari iby'abana dukande with face. Tumara gukanda apple with face tuhakirike hariya, then tumara kuhakirika urabona apple zitandukanye zirahita ziza, then duhitemo iriya. Nitumara kuyihitamo ufite ubushobozi bwo kuyigira nini uko ushaka, then iyo amaze kuba kuriya uraza ugakanda hano handitse, reka tumanze dupureyinge murebe ukuntu biragenda. Ni dupureyinge urabona okay. A is for apple, red cyangwa se iri round ikaba na red. Turaza rero twandikeho, tuze dufate test, add test box, then tuze kwandikeho ngo apple. Tumara kwandika apple tuze tubishyire ahantu ushaka, then tubyagarandise tubigire binini kujya bari ijambo nyine rigaragara. Then apple kubera bari umutuku, iri jambo naryo turigira umutuku. Uraza ugakanda hariya kuri ra a iri mu mabara, then ukaza ugahitamo ibara ry'umutuku, ubundi ukaza ugakanda hano handitse animate, ugahita uza wenda ugahitamo hano handitse ngo type writer. Nuko ubundi igisigaye ni ukuza tukareba kwa kundi ubona utuntu turi kuza turi kuwigoringa, then turi gukora ibintu bigiye bitandukanye. Turaza dukande kuri ya apple yacu, then tuze hano handitse animate. Tumara gukanda hariya handitse animate tumanuke hano, turaza dukande ya apple, then tuze dukande hariya handitse animate tumanuke hano hasi duhitemo agakantu kitwa wiggle, kuvuga kuwigoringa nyine kwa kundi mubona ikintu kiri kwizunguza kuriya. Okay, iriya ni A is for apple, then akandi kanimate nako gakunze kuba keza ni ukuza ukayiselectinga ukazamuka hano handitse ngo create an animation, then hari ukahakirika rimwe. Wamara kuhakirika ukaza ukadrawinga ufashe left click, then ubwo ni kuri ya apple imeze. Ndakeka umwana uri kuyireba atayoberwa ko iriya ari apple. Ikindi rero ni ukuza hano aha muri element, then tukongera tugahitamo apple noneho ya nyayo itagira face, then tugakanda enter, ubundi ukaza ukareba apple ukaduhitemo iriya, ukaza wenda ukayishyira aha. Okay, then urongera uze ufate kugira umwana azamenye ko ari A, wandikemo A cyangwa se uvuge ngo letter A with face, then ziriya A ndabona zimeze ukuntu, ushobora no kuvuga letter A gusa, then ugakanda enter wenda ugahitamo iyi, then iyi A ukayifata ukayishyira aha. A is for apple, then apple niyi. Okay, dupureyinze rero murabona ko okay, then iyo uri kumvira lyrics ushobora kuba wabigabanya. Okay, tuze hano rero dukande twadinge indi page. Murabona hano muri lyrics biri kuvuga ko cyangwa se uko muri kumvira indirimbo biri kuvuga ko B is for ball, bounce on the ground, kwa kundi nyine igenda yidunda kuri hasi. Then turaza tuvuge ngo dushake ball, then dukande enter, haza ama balls agiye atandukanye, duhitemo iriya wenda, then tuze dufate test,
add test box, then tuze dufate ball. Okay, tuyizamure hariya tuyigire nini kuriya, then tuvuge ko twongere tuze dushake b enter. No hano muri element dushakemo letter b, then tumara kubona iriya b tuvuge ko ari iyi wenda tuyifate, tumara kuyifata tuze tuyipuresinge hano, then tuvuge ngo ball ni iyi iri kubonsinga kuri tere, tuyishyire nka hano wenda cyangwa hano aha, then tuze dukanda hano handitse animate, then tuze hano kuri draw animation tugerageze igende bonsinga hano kuri ground. Okay, iriya ni ball, then tuje tugacuranga. A is for apple, red and round. B is for ball, it bounces on the ground. C. Then B is for ball, iri kubansi hariya kuri ground. Then tuze dufate kanebe turi kumva aho C igaruka. It bounces on the ground. C. Okay, ndakeka ibya B bigarukiye hariya, tuze dufate indi page tugeze kuri C. Tuze turebe muri ya lyrics yacu, C is for cat, soft and sweet. Then tuze dushake hano muri element, ndakeka niba uri gukurikira uri kureba aho turi gukura element zitandukanye, twandikemo cat. Then tumara gufata cat dufate wenda iyi ngiyi, then tuze dufate element tuze tuvuge ngo letter C enter. Tumara gufata iriya C ishobora nyine kuba yagaragara, wenda dufate iriya tuyishyire hano, then tuze hano kuri test twadinge test box, test tuze hano kuri test, then tuze twadinge test box. Tumara kwadinga test box twandikemo kano kantu tukagire kanini, twandikemo cat. Tumara kwandikamo cat, then tugerageze kubigira binini tubishyire hano, tuvuge ngo iriya ni cat. C is for cat, then nayo tugerageze kuyanimatinga ukuntu. Izi ni animation zigiye zitandukanye, but ngiye iriya wiggle niyo ndi gukunda, then ngahita nzana hano kudrawinga animation kugira ngo wa mwana uri kubireba azamenye ngo icyo nshatse kuvuga ni igiki. Iriya ni cat. Okay, C is for cat. Tuze ducurange ya video yacu murebe uko imeze. B is for ball, it bounces on the ground. C is for cat, soft and sweet. D is for... Then aha ni kuri C turi, tuze hano kuri D, turi muri ya lyrics yacu. D is for drum. Then dusubira hano muri Canva, tuze hano muri element duhitemo dushake drum, dukande enter. Nitumara kubona ya drum tuze duhitemo iyo dushaka, then tuyigire nini. Tumara kuyigira nini tugaruke hano muri element dusacinge letter D. Okay, then dukande enter. Okay, ya letter D ni iriya, then tuze hano muri test tuze twadinge test box twandike ngo
drum. Tumara kwandika ijambo drum tuze turigire rinini, then turizamure turishyire hariya wenda twongere dusubire kuri ya drum yacu tuze tuyihereza tuyanimatinge, tuyihe wiggle, then after kuyihereza wiggle tuze drawing animation, tuvuge wenda izawigoringa ariko inari kugenda muri ubu buryo. Okay, iriya ni drum. D is for drum. Ncurange mwumve. For drum, let's tap the beat. A, B, C, D, E. Okay. A is for apple, red and round. B is for ball, it bounces on the ground. C is for cat, soft and sweet. D is for drum, let's tap the beat. A. Then murabona aho tugeze naha, tugeze hahandi muri chorus, kuvuga ngo byo ni ukugenda A, B, C, D, kandebe hano muri element niba turabonamo izo leta A, B, C, then na D and E. Enter. Ndakeka zitari kuboneka twazandika randomly, twandike wenda iyi D irahari, tube tuyishyize hano, tuze hano ho gusacinga, dusacinge leta B, nayo ngiyi irahari, tuyigire ntoya, then tuze hano leta C, nayo tuyifate wenda iyi, tuyishyire hariya A, B, C, then tuze dushacinge leta A tuyifate, we choose graphic, then dufate A. Yeah, A ntabwo ari sawa, dufatiye. Okay, this is letter A. Then B, C, D. Ubundi tuze tuziselectinge zose, guselecting ibintu hano muri Canva dukoresha shift, then tumara gufatira shift tuze tubihereze animation, then tumara kuba animation dukoreshe iyi ngiyi iyi. Okay, ndakeka video ari uko imeze. Noneho tuze kuri background. Hano murabona ko background z'aya ma page namaze gukora yose ama background ni umweru. By default background ziza ari umweru, ariko hano muri page ya mbere mfite murabona ko background ari garden. Turaza rero tuze wenda hano muri ya mbere cyangwa se iri ikurikira ya mbere, then tuze hano muri element dusacinge garden background, then tuze duhitemo hariya, tuze dufate amajaride, murabona ko ari menshi, dufate wenda n'igiti cya kiriya giti kubera ndabona aricyo cyiza, then tuze gucya, tumara kuza gucya tuze duselectinge iriya garden, then tuze hano handitse ngo position, tuze duhitemo hano handitse ngo to back. Okay, turangiza dukore right click, dukore copy, tuze hano tuyikopiye hano, tuyipestinge hariya, then position duhitemo to back, tuze na hano tuyipestinge hano, tuze hano handitse position, duhitemo iyi to back, hose tubikore uko. Okay, ndakeka ibintu biri kugenda byumvikana, bitangiza umurebe. A is for apple, red and round. B
is on the ground. C is for cat, soft and sweet. D is for drum, let's tap the beat. A, B, C, D, E. Come sing the alphabet with. hano twibagiwemo leta E, tugerageze kubyegeranya dufate elements then tuze dufate leta E, kubera ko muri kumva ko muri la lyrics iri kuvugwamo. Then tumara kubikora kuriya dufate leta E, ndabona iyi isa naho igaragara neza, then tuyishyire aha. Okay, nitumara kuyishyira hariya murabona ko tugiye gucuranga, nitujya gucuranga nayo murumva ko bayivuze muri ya lyrics. Okay, come sing the alphabet with me. Murabona rero video tugenda tuyikora gutya ubundi tugakomeza. Iyo video irangiye rero, impamvu ngiye gukora ibi nuko ndi kubona video isa naho igiye kuba ndende, but uko umuntu ari kugenda ari kubimenyera niko agenda akora video mu gihe gitoya cyane. Ubundi ubutaha nzabereka amacana agiye atandukanye y'abana amaze igihe gito, mbereke video z'abana ukuntu zitrendinga cyane, cyangwa se ukuntu mbese ukuntu zitrendinga tu birenze kurusha izindi video zisanzwe. Nzabereka ingero ubundi iyo video irangiye. Ikindi ntaberetse ni ukuntu twaprodingamo iriya lyrics kuyaprodingamo. Iyo wamaze hano kuyikora, niba utazi no gukora lyrics urambwira kugira ari amajwi aze ndakubwira, nzakora video yo kwereka ukuntu uzakorera lyrics. Ubundi uraza hano muri Canva, ukaza hano handitse ngo upload, then iyo umaze gukanda hano handitse upload, uraza ugakanda hano handitse ngo upload files, then ukaza alphabet song, murabona ko ari iriya, guhita ukanda hano handitse ngo open. Ubundi ukanze hano handitse open, iraza igahita izamo hano, ubundi ukaza ukayifata left click ukayidropinga hariya hasi. Ubwo nuko bimeze, niko lyrics nayisizemo. Niba hari ikibazo cyangwa se niba hari inyunganizi uri kubona, wanyandikira muri comment ubundi nagusobanurira ku buryo bwimbitse. Okay, nagushimiye niba wakoze subscribe, niba wakoze share iyi video ikaba iragera no ku bandi, kandi niba warayikinze video kabisa. Hari ikibazo mbaze, but iyo video irangiye, iyo urangije kuyeditinga uraza ugakanda hano handitse share, then ukaza ugakanda hano handitse ngo download, ubundi ugategereza video ikaba downloaded, ubundi ukaba wagenda ukayaprodinga kuri channel yawe wakoze y'abana cyangwa se channel zigiye but iyi ni channel y'abana. Ubwo mvuze channel zigiye zitandukanye bitewe nuko ushobora gukora video muri Canva urayaprodinga ku yindi channel y'ubundi bwoko. Okay, ndabashimiye, thank you very much. Nakomeza kubifuriza umwaka mushya muhire wa 2025, turi kumwe.